niba uri muri Yesu neza gumamo, niba uri muri Yesu neza gumamo, niba uri muri Yesu neza, ayiwe niba uri muri Yesu neza gumamo, niba uri muri Yesu neza, ayiwe niba uri muri Yesu neza gumamo, niba uri muri Yesu neza, ayi elewele bonemo, niba uri muri Yesu neza, ayi niba uri muri Yesu neza gumamo, niba uri mukobwa nawe musore niba uri muri Yesu, wa mudamu we, wa mupapa we, wa mwana we, niba uri muri Yesu neza, yaya niba wa munyamasengesho we, wa mubwiriza butumwa, wa muha rerevo, niba uri muri Yesu neza, wa korari we, ayi wa mupastori we, ayiwe niba uri muri Yesu neza. Kino ni igihe cyo kugundira Yesu ukamugumaho ukanambana nawe, ukarambana nawe akaramata, ukomatana n'Imana. Niba uri muri Yesu neza, ayiwe niba uri muri Yesu ele kota bonemones ya ayiwe niba uri muri Yesu neza gumamo, niba uri muri Yesu karabe, niba uri muri Yesu neza enebode ke stevo, ayiwe niba uri muri Yesu neza gumamo, niba uri muri Yesu neza gumamo. Tugushimiye Kristo igitondo cy'umugisha duhaye, wakoze kuturinda turyamye dusinzire dushizweyo, ariko ubu hari abantu bagiye kumva kino kiganiro bwakeye bari ku manywa cyabwije, nabo wabarinze turi mu nzozi mu mayerekwa dusinzire dutastavo kitanamo ene alavosi ya dushizweyo hose uraturinda, kuboko kwawe kwiza kukatubaho himbazwa. Watanze ingabo nyinshi zirapfa, ibishishi ntibyatugiye mu kanywa n'ibinyenzi n'ibiki byose dusinziriye dushizweyo, ukuboko kwawe kwiza gukomeza kukaduhisha mu mababa kukatubundikine nevo stavo keta yabo kukatubundikira. Iki kiganiro tukubonemo Kristo, ufate umwanya wa mbere utwiyoborere, Mwuka Wera ganze ibitavuga Imana byose nibiceceke, ndabyirukanye mu izina rya Kristo. Imigambi yose ya Satani toka dayimoni byatwibagiza byose nesha enekotabo, nesha agaciro. Mwuka Wera aganze mu izina rya Kristo Yesu, amen. Aka karimbo karamfashije ngo niba uri muri Yesu neza gumamo, wa mudamu we gumamo, wa munyamasengesho we gumamo, umva wa mupastori we gumamo, wa muhanuzi we, ikintu cyose waba ukora mu nzu y'Imana, wa mudiakoni we nawe kandi utari waza ngo ujyemo, ngwino ujyemo hakiri kare, hanze hazaba imbwa kanagahe Imana itanze ene dalapostafo nagahenge. Injira mu nguge hakiri kare itari yafungwa rero, kuko nifungwa birakureba. Uzaba hanze nawe, kandi hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abandi bose. Ngwino ugume muri Yesu, niho hari amahoro, niho hari umutuzo, niho hari ubuzima budafite ingaro. Nkunda kuvuga ngo dukorere Imana nk'abazapfejo. Akandi kantu nakwirirwa n'icyaha nakukirarana, gusenga n'ibyaha ni bibi, ni nko kwambarira ku mwanda. Amen. Uyu munsi rero tugiye kwihuta n'inzozi nababwiye yuko nzajya niyaranje nkabapangira agace kamwe ni ravora mastavo nibura ku munsi agace kamwe. Uyu munsi rero tugiye kuganira abantu barota inzozi zikurikira. Kurota uvuga mu ndimi, inzozi urota zikwereka yuko uzaba umukozi w'Imana ukomeye kandi ugiye kuzura Umwuka Wera. Izo nizo tugiye kuganiraho. Inzozi urota zerekana yuko uzaba umukozi w'Imana ukomeye kandi ugiye kuzura imbaraga za Mwuka Wera. Izo nzozi nizo tugiye kuganiraho. Hari igihe ubu gusengera Umwuka Wera, nababwiye ibintu umuntu akora kugira yuzure Umwuka Wera vuba, harimo gusoma ijambo ry'Imana, kuba ari cyo cyifuzo ushira imbere y'ibindi byifuzo byose. Ukazajya usoma icyo nicyo cyambere, nicyo cyifuzo ushira imbere y'ibindi byose. Abyumvisha
ushaka kuzura umwuka wera nicyo cyifuzo ushira imbere y'ibindi byifuzo byose, ukazajya usoma ijambo ry'Imana, ukera imbuto zikwiriye abihanye, ugasenga amasengesho y'uburyo bwose yose yo kwiriza ubusa, byose ugakiranuka, n'uturirimbo ukazajya utwumva, ibyigisho bijyanye n'umwuka wera. Umva, iyo ubishizemo gahunda ugashiramo, nijoro saa 9 ukazajya ubyuka ugasenga, ugasaba impano y'umwuka wera, kuzura umwuka wera. Impamvu abantu birirwa babigisha n'ibiki byose babatuburira, reba utu ducaci tw'utubotike bakoza abantu ibiganza bakagwa, hariya nta mwuka wera urimo. Nta mwuka wera urimo rwose, wabyumvishe. Rero nuko udafite umwuka wera nyawo wowe nyakuri ngube uwifitiye, apana kuvuga ngo ujye ugenda. Ubundi aho tugeze, igihe tugezemo, bishaka ngo wisabira umwuka wera nawe ubu wifitiye ku giti cyawe, apana kuzajya ujya kota umuriro w'abandi. Niyo mpamvu mugenda bakabashiramo ibyuka bibi, bakabasengera ahubwo bakabashiramo izindi mbaraga z'abarangi n'ibiki. Birakeneye rero, birakenewe ngo wisabire imbaraga za mwuka wera, uzitungire. Imana iguhe umwuka wo kurondora iyo myuka yindi, ujye umenya ati uyu ni umurangi, uyu ujye ugenda utandukanya ibyo ari byo. Ibimenyetso byerekana rero umuntu ugiye kuzura umwuka wera, cyangwa umuntu uzaba umukozi w'Imana ukomeye. Ibyo bimenyetso ni ibihe? Nibyo ngiye gutangira rero. None yo gusengera ibyo byose byo kuzura umwuka wera, hari n'uburi kuvuga ati Imana naye nzabiki. Ni hahandi ugatangira kuzajya urota uteruye utwana, uteruye abana sha. Ari n'umusoro urota uteruye utwana, cyangwa umukobwa, cyangwa udafite na gahunda yo kubyara, ukabona wabyaye uteruye utwana. Iyo uri gusengera mwuka wera, icyo kiba n'ikimenyetso cyerekana yuko biri mu nzira. Wabyumvishe? None hari ikindi kintu none kibaho kiri special, kurota uri kuvuga mu ndimi kandi ubusanzwe hanze utari wabirota. Hari umuntu umwe tuziranye yajya avuga ariko izo ndimi muvuga. Noneho igihe kanama bagire ni madamu, none akavuga ati ariko izo ndimi bimeze gute? Mbese ukumva ameze nk'uri gukiritika. Reka nawe aryame rimwe, umva bimukaciri, arota ari kuzivuga. Yazindutse ari kuvuga ati bya bintu biraryoha, kurota uri kuvuga mu ndimi cyangwa no kuzivuga mu buryo busanzwe, nta kintu kiryoha nkabyo, kuzura umwuka wera. Ibyo biri mu bimenyetso bibanzi, mbese bikwereka yuko ugiye kuzura umwuka wera kandi uzaba umukozi w'Imana wengetse. Mana ndibuka kera nibwo yigeze kuvuga ati uzaba umukozi w'Imana wengetse, rabimbwira neza. Wabyumvishe? Hari abantu barota bari guhinga. Imana ibiri kuguhamagara, ni inzozi z'umuhamagaro. Guhinga ni byiza, ntabwo ari bibi. Imana ibiri kukwereka tuzankorera, wenda ushobora guhinga, gukora umurimo w'Imana muri korali, umuhanuzi, kuvuga ijambo ry'Imana. Ibyo byose hari abantu barota bari nko muri stade ubwiriza iteraniro rinini. Cyangwa ukarota uri gusengera abantu bakavamo abadayimoni, uri gusengera abantu bafite abadayimoni bakabavamo, cyangwa ukarota uri kuguruka. Aho hose ni inzozi zikwereka yuko uzakorera Imana mu buryo bukomeye cyane. Wabyumvishe? Iyo urose uri guhinga, Imana ibiri kuguhamagara kugira uzayikorere, wenda kuvuga ijambo muri korali n'ibindi bitandukanye. Kurota uri kuguruka, Imana ibiri kugukuza mu buryo bwo mu mwuka. Hari ikindi kirere ibiri kukujyanamo. Wabyumvishe? Ibyo bintu rero ni sawa niba ubirota umenye ati Imana kurota uri gusengera abantu, Imana deje ibiri kuguha izo mpano, iba yanazigupangiye. Tangira basengere. Ibyo byo hari n'abarota bari guhanura we, wari warota uri guhanura we, biba biryoshye cyane, biba biryoshye. Izo ni inzozi Imana ikwereka, iri kukwereka yuko uzaba umukozi wayo w'ikirangirire, mbese ukomeye cyane. Umukozi wayo wengetse cyane. Ibyo rero bifite, urumva, ibyo bifite byose wamaze kubigeramo, uri kuvuga izo ndimi n'ibindi byose utawatangiye gusengera. Niba ubirota, bisengere bitoboke, bive mu nzozi, ahubwo bisohoke bijye hanze, utangire noneho bikoreshe. Ahubwo niba urota izo nzozi ni sawa, urimo neza, komerezaho. N'abarota bari koga mu tuzi twiza. Urumva, ibyo ni ibintu byiza cyane rwose. Aho burimo neza. Ubundi umwana w'Imana tuba tugomba kwirotera izo nzozi, ukarota wigiriye mu ijuru. Bano barota ngo basambanye n'ibiki byose,
aho buri naha mwisi rwose Satani bayakujya. Imana baho umugisha. Shalom shalom. Ndi gushaka kukwereka icyo kiganiro cyangwa zino nzozi ibi mujya murota bikwerekana yuko uzaba umukozi w'Imana ukomeye. Imana baho umugisha. Shalom shalom. Amen.